ahahinga 90 agacu katarera iwacu nibwo mawe yibarutse ubuheta agakobwa keza cyabaye ikirori nasubirwaho inshuti n'abavandimwe bateranye data yiciye icyara amwenyura mawe amatage agira nabi njya nibuka iyo shusho nkababara nkibeta Tuyishime Joshua 1988 abona izuba 2021 yitaba Imana. Uwiteka amuhaye kubaho ku isi yacu y'abazima imyaka 33 atabarutse nk'izindi ntwari zose Yesu, Tupac n'abandi basitari benshi bagiye batabaruka ku myaka yabo itarengeje 33. Ni imyaka 33 n'imyaka ikunze gutahaho abantu b'ingirakamaro, abantu bakoze ku mitima ya benshi, abantu babaye ingirakamaro muri sosiyete ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Jay Polly rero umuhanzi wacu, umuhanzi twakunze, umuhanzi twishimiye indirimbo ze, umuhanzi wakoze ku mitima ya twese, uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 2021 mu ndirimbo nyinshi yaturirimbiye zadukoze ku mutima, mu magambo menshi yageze ku mitima yacu, amatangazo yacicikanye mu gihugu hose, tumenya ko uwatubereye intwari, uwatubereye inshuti y'akadasohoka atakiri kumwe natwe, Uwiteka yashimye ko amwiyegereza akaba yatashye, ubu kuva none kugeza igihe natwe tuzatabarukira tukaba tutari kumwe nawe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gereza n'imfungwa batangaje ko Jay Polly uyu munsi kuva ejo bundi yari afite uburwayi ariko ejo bikaba byaje gukara, kubera ubwo burwayi bikaba basanga bushobora kuba bukomoka ku bintu by'imisemburo basangiye, iyo misemburo ikaba ariyo ishobora kuba, akaba yatangaje ko yanyweye alcohol ikoreshwa mu kwiyogosha ayisangiye n'abandi bavandimwe babiri aribo Harerimana Gilbert na Iyamuremye Jean Clement. Abo bombi bakaba bari mu bugenzacyaha banasobanura, ndetse ibizami by'ikoranabuhanga bikaba byagiye muri laboratwari nkuru y'igihugu cy'ibizami by'ikoranabuhanga, ndetse n'iperereza RIB ikaba rikomeje kugira ngo hamenyekane nyamukuru ikintu cyaba gidutwariye ubuzima bw'umuntu twakunze. Yaturirimbiye indirimbo nyinshi benshi twakunze, Marayika, Kanyarajisho, Nyirizina n'izindi ndirimbo nyinshi. Hari indirimbo yafatanyije na All Star, indirimbo yafatanyije n'andi matsinda ya muzika mu Rwanda nka Dream Boys baririmbye mu Mutashye, aririmbana n'abandi benshi. Indirimbo zagiye zikora ku mitima ya twembi yacu, yaririmbanye na Marina, aririmba indirimbo Umusaraba wa Joshua, aririmba n'izindi nyinshi tutazigera twibagirwa. Nshuti rero byinshi wamenya ko Joshua yari umusore umeze ute, yari umusore wubatse, atabarutse kuba afite abana babiri, afite umugore umwe. Ntabwo yagiye ahirwa na byinshi mu buzima bwe bwa buri munsi, ntiyahiriwe n'urushako kuko yagiye anafungwa bikomoka ku mubano wari mubi hagati ye n'umuryango we. Joshua atabarutse n'ubundi yari ari muri gereza aho yari afungiye, akurikiranyweho ko yasanganywe n'abantu barenze ku masaha yo kurwanya covid, kandi nanone bakabasanga ari kumwe n'abantu banyweye ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha mu masaha yabujanyijwe. Akaba yari afunzwe akurikiranyweho ibyo byaha, none naho Imana yemeye kumutarurira imutwariye ubuzima, iramwisubije nk'uko natwe twese tuzagenda. Ariko Jay Polly yakoze byinshi, yadukoreye byinshi, yaduhaye ibyo twagombaga guhabwa nawe, gusa tuzi neza ko hari byinshi yari agitegerejweho. Hari indirimbo yaririmbye atubwira ko indirimbo ibaye ariyo ya nyuma aririmbye, ndetse akaba ari umwuka wa nyuma ahumetse, yababara kuko hari byinshi aba adashoje. Natwe uyu munsi turamya ko hari byinshi agiye rwose Jay Polly ataduhaye, kandi byari ingirakamaro, byari bidufitiye
byari ingirakamaro kandi byari n'impano ikomeye y'akataraboneka, akaba agiye ayijyanye, akaba agiye ataduhaye kw'ibyo yari yaraduteguriye, ariko dusaba Imana imwakire mu bayo kandi imuhaze ubugingo buhoraho. Yaturirimbiye icyizere, niyibizi, tunayiti, umupfumu uzwi n'izindi, Jay Polly, turirimbira we na Green P nyinshi nziza. Ubwo rero hagati yaho twembi nk'uko yabikoze kugira ngo adushimishe, nk'uko yakoze uko ashoboye kose ngo atange ibyo yari afite, Tuff Gang, Jay Polly, iruhuko ridashira. Yaturimbiye umucakara w'ikaramu, buri wese ntawe utabizi, yakoze ku mitima yacu, ntawe utababaye. Iki ni igitero gikomeye kigabwe kuri muzika nyarwanda, ku gihugu cyacu muri rusange. Nk'urubyiruko twamukundaga, abantu bakuru bamukundaga, akimara kuririmba Akanyarajisho, ababyeyi n'abandi bakuru bose babonye ko atakiri muri za ndirimbo z'ibirara, ahubwo aje mu ndirimbo z'umutima. Natwe turamukurikira ndetse baramukunda ari benshi, none Imana ihisemo kumutarura. Twavuga duti Imana imuhe iruhuko ridashira, imwakire mu bayo ndetse imwicaze ku ntebe y'icyubahiro, imuduhere ikaze mu bikari byayo, kuko ni umugaragu wayo, ni umuvandimwe wacu, ni inshuti yacu, yakoze byinshi kugira ngo atunezeze. Tumusabire ku Mana nayo ngo imwakire, imuhe icyubahiro akwiriye, kandi ye kuzamwicisha irungu nk'uko yaturinze irungu, izamuhe byinshi yifuzaga kuzamuha, kandi inamuhe ibisendereye kugira ngo atazabimara akicwa n'irungu cyangwa n'inyota. Mu minsi mike cyane n'ubundi nibwo twumvise ko umuntu bita Minisita Joe nawe yatabarutse, ariko gutabaruka kwe byari bitari byava mu mitima yacu, bitari byava mu mitwe yacu. None n'intore, inshuti ye magara Jay Polly nawe aramukurikiye. Ni agahinda gakomeye, ni igitero gikomeye. Turabizi neza ko bo ubwabo bari inshuti, bo ubwabo bajyaga bahura, ndetse bo ubwabo baranakoranye. Ndetse Joe cyangwa Jay Polly ushobora gusanga kenshi mu bikorwa bya muzika, mu bikorwa by'iterambere rya muzika cyangwa se by'imyidagaduro muri rusange, bari ipfundo ridapfundurwa n'uwaretse wese. None Imana irabajyanye, twizere ko ubwo bazaba bari kumwe aho bagiye hatazicwa n'irungu, ndetse hazahora hasusurutse, kuko tubizeyeho ubuhanga n'ubushobozi bwo gukora ibyo twebwe ubwacu tutabasha, ndetse n'ibyo tutakeka ko bashobora, bo turabizi neza ko bazabishobora. Mu mitima yacu no mu byifuzo byacu twasabira aba bombi ko Imana ibakira mu bayo. Jay Polly, umusore umwenyura, utuje, ucisha make, utajya ashamaduka ngo ubone ari umuntu usaze cyane cyangwa se widagaduye cyane, kabone n'iyo yabaga abura gato ngo ajye kuri stage cyangwa avuyeho, yazaga ari muri ya mutima utuje. Gusa ikikwereka ko ibye abirimo kandi yanezerewe, akamwenyura, ubundi akenshi akazamura intoki hejuru akwereka peace and love, amahoro n'urukundo. Amahoro n'urukundo rero yahoraga yifuza, amahoro n'urukundo yahoraga yifuriza abakunzi be, amahoro n'urukundo yamurangaga mu bavandimwe aho yabaga ari kumwe n'abandi. Reka tuyamusabire, aho agiye azasanga amahoro n'urukundo, aho agiye adusigiye amahoro n'urukundo. Ndabasabye natwe ntituzateshwe ku byiza, ku byo yagambiriye, ku byo yifuzaga kutugezaho. Ahasigaye nka Tuff Gang, nk'abantu bakoze Tuff Gang, ubundi akenshi tuzamura akaboko tugafunga igipfunsi, tugakora umusaraba unyuranamo, twaba duti amahoro ku mutima, amahoro kuri Tuff Gang. Ni igikuba gicitse, ariko abasigaye turi abagabo, turakomeza tubakurikiranire byinshi mu byo leta cyangwa se mu byo abashinzwe ubugenzacyaha bari butangaze, turabibagezaho. Niyo mpamvu twagusaba gukora subscribe kugira ngo umenye byinshi, unamenye ibiri inyuma y'urupfu rwa Jay Polly,
nshuti mukunzi rero ntujye kure, komeza ubane natwe, gusa amakuru ari kutugeraho hafi aha ngaha mu kanya kari hafi nanone kadatinze turaza kuba tuyabagejejeho, mukomere mugire kwihangana. Jean Paul twamukundaga, Imana imwakire mu bayo. Nguwo Jean Paul watubaye ku mutima, Jean Paul twakunze twese, Jean Paul Imana ikwakire, waturinze irungu, Imana izaguhe ubugingo buhoraho.